Bazwi. Bene data mu nyumva ni Uwiteka yashatse ko dusangira ibyiza yaduteguriye kugira ngo bibashe kudufasha mu bugingo bwacu no mu mibereho yacu ya buri munsi, kuko ijambo ry'Imana niryo rigomba kutwubaka, niryo ryubaka umukristo wese, niryo ryubaka umuntu wese uri mu rugendo rugana mu ijuru. Imana yacu ntabwo ikibaye. Niyo mpamvu rero muri iki gitondo tumaze iminsi miremire turi muri gahunda ya guma mu rugo, ariko Imana yakoze imirimo n'ibitangaza, ikora imirimo nyinshi cyane kuko twebwe ntabwo twari kubasha kubyishoboza, ariko hamwe no gusenga Imana yacu yadukuye muri guma mu rugo. Ubu turatembera n'ubu tutarajya hirya no hino, ariko ibyo ari byo byose bigenda biza, Imana yacu nibwo igenda ikora. Niyo mpamvu rero bene data mu nyumva abo hirya no hino, aho iyi radiyo yacu ibasha kugarukira, abantu mwese mu nyumva ndagira ngo tuganire ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana ryiza ryabayeho nge ntari nabaho, rikandikwa muri iki gitabo cyiza cya Bibiliya, kugira ngo iryo jambo abantu twese turyumva tujye turigenderaho, kandi iryo jambo rizatuyobore mu minsi yacu, ubuzima bwacu no mu gihe cyacu cyose cyo kubaho. Iryo jambo tugomba kuryubahiriza. Niyo mpamvu no muri iyi minsi ya none, cyangwa se uyu munsi wa none, bibaye ngombwa yuko twongera kuriganiraho. Imana yacu ntihabwe icyubahiro. Turaganira rero, natinze simbatindira cyane, ariko natekereza yuko buri muntu wese w'umukristo wizera uyu munsi wa none ari umunsi mwiza. Yesu avuze ngo mujye muruhukaho. Niyo mpamvu buri muntu wese namusaba kugira ngo yakire Bibiliya ye, tuganire ku ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ibice 5 umurongo wa 1 kugeza 9. Mana yacu nishimwe cyane. Ubutumwa uko bwanditswe na Yohana ibice 5 umurongo wa 1 turageza 9. Ni amagambo meza cyane ngira ngo mbanze masomere mbere yuko dusenga Imana. Amagambo avuga ngo Yesu akiza umuntu umaze imyaka 38 amugaye. Reka dusome. Hanyuma y'ibyo hari iminsi mikuru y'Abayuda, nuko Yesu agiye Yerusalemu, kandi i Yerusalemu bugufi bw'irembo ry'intama hariho ikidendezi mureburayo cyitwa Betesida, cyariho amabaraza 5. Muri ayo mabaraza hari abarwayi benshi, barimo impumyi n'ibirema n'abanyunyutse. Bari bitegereje ko amazi yihinduriza, kuko rimwe na rimwe marayika yamanukaga akajya muri icyo kidendezi agahinduriza amazi, nuko umuntu wabanzaga kujyamo amazi yihindurije niwe yakiraga indwara ye iyo ari yo yose. Hariho umuntu wari ufite indwara ayimaranye imyaka 38. Yesu amubonye aryamye, amenya ko yuko amaze igihe kirekire arwaye, aramubaza ati, mbese urashaka gukira? Umurwayi aramusubiza ati, databuja, simfite umuntu njugunya mu kidendezi. Iyo amazi yihindurije nkiza, unantanga kumanukamo. Yesu aramubwira ati, byuka wikorere uburiri bwawe ugende. Muri ako kanya uwo muntu arakira, yikorera uburiri bwe aragenda. Imana yacu nawe cyubahiro. Amen. Haleluya. Amen. Mu by'ukuri aya magambo ni amagambo meza, natekereje ko kaganira kuri uyu munsi wa none, muri iyi minsi duhagazemo itugoye kandi turihije. Buri muntu wese yumva afite umutima ahagaze avuga ngo Mana bishoboka
hose hirya no hino ku isi icyo cyorezo kirahari. Kandi buri muntu wese niba ufite umutima rwose utekereza ukareba kure, mu by'ukuri ni ngombwa ko wakibaza atari ko se Mana ntacyo wakora kuri ubu burwayi. Hariko iri jambo, haleluya, iri jambo ritugaragariza yuko Yesu ahanura. Yesu agendagenda ngo i Yerusalemu bugufi bwaho. Mana yacu itugirire neza. Yaragendagenze arimo agenda areba uko isi yahagaze cyangwa uko iminsi byagendaga bigenda bihindukira, nuko arareba agera ahantu hari abantu bari bateranye ngo hari irembo i Yerusalemu, hari ikidendezi cyitwa Betesida. Imana yacu idufashe cyane, haleluya, amen. Niyo mpamvu Yesu yafashe icyemezo aragenda. Yesu afata icyemezo ajya hariya kuri kiriya kidendezi. Hari abarwayi benshi aho hantu kuri ayo mabaraza y'icyo kidendezi, hari harashyizwe abantu benshi batagira ingano, kuko ngo baragendaga bakabazana ngo bakabashyira kuri ayo mabaraza. Umuntu wajyagamo marayika ngo yarazaga ngo hari igihe cyageraga, Imana yacu idutabare cyane, hari igihe cyageraga marayika w'Umwami Imana, haleluya, akamanuka akaza akinjira muri ayo mazi, amazi nayo akihinduriza. Tubyumve neza cyane, amazi nayo akihinduriza. Uwabonaga bwa mbere, Imana yacu idutabare cyane, niwe wamanukaga, niwe umwuka wera yakuraga akamanukira mu mazi, akaba ari nawe ukira indwara ye yonyine gusa ari wenyine. Mana yacu nihabwe icyubahiro. Ijambo nashatse ko tuganiraho kuri uyu munsi, bakristo bene data munyumva, ni ijambo ryitwa ngo mbese urashaka gukira. Haleluya, amen. Ijambo rivuga ngo mbese urashaka gukira. Wa mugabo we, wa mubyeyi we, wa musore we, wa mwari we, wowe ubasha kumva umaze kumwasha gusobanukirwa ikiriza n'ikibi. Ijambo dushaka kuganiraho mu gitondo cy'uno munsi ni ijambo rivuga ngo mbese urashaka gukira. Dukomeje ku ijambo ryacu, hari umurwayi wari umaze imyaka myinshi, yari imaze imyaka myinshi. Bibiliya yatubwiye ngo ni imyaka 38 afite ikibazo, aremye, agowe, arushye. Umuntu wese ajya ahura n'ikibazo cy'uburwayi akuvuga uburyo uburwayi bujyana. Nuko uwo muntu ngo bagenzi be babonye urwari baremye, babonye urwari kesheje, babonye ntacyo bakora kuri ubwo burwayi, baramufata baramuheka, baragenda bamutereka barasa. Haleluya, baragenda bamutereka kwiraraza, barahamuryamisha, bafata inzira baritahira kuko ntacyo bagombaga kubikora. Ariko Yesu, haleluya, Yesu harimo amagendagenda, harimo atembera, aratekereza mu mutima atari kore kagende ngere naho yakugendeze urebe uko bimeze. Yesu we, haleluya, haragenda ageze ku kidendezi, hamaze kuhagera haritegereza. Imana yacu itugirire neza. Amaze kwitegereza arareba ngabona
hari uburwayi maze imyaka myinshi. Yesu ajya kwitegereza akamenya uko turi. Yesu yaritegereje ngo aramumenya. Yesu yaritegereje ngo amenye yuko amaze imyaka myinshi we ntacyo aravuga. Amenya ko amaze imyaka myinshi. Amenya ko amaze igihe kirekire. Yesu bateye amagambo akomeye cyane ariyo nashatse ko tuganiraho. Aramubaza ati, aragenda aramwegera aramubaza ati, ariko se urashaka gukira? Haleluya. Yego, aramubaza ati, urashaka gukira? Jambo ryiza cyane. Nawe mwene data, wowe wumve ijambo ry'Imana. Urashaka gukira? Niba ubishaka rero, hari icyo usanga. Yajyanwe ku iryo baraza atarabitekereje. Yajyanwe ku iryo baraza atarabigizemo uruhare. Haleluya. Yajyanwe ku iryo baraza uburwayi bumuremeje n'abatazi yava ntiyajya. Yumvaga arembye cyane, yumvaga agowe cyane, yumvaga arushe cyane, yumvaga uburwayi burushaho kumurembya. Bo bamujyanye ahantu batekereza yuko n'ubundi byarangira akaba yanapfa akava mu mubiri. Ariko Yesu ahageze. Haleluya. Yesu ahageze. Haleluya. Amen. Ahageze amenya ko amaze igihe kirekire arwaye. Yesu ajya amenya ibibazo byawe. Yesu ajya amenya ingorane zawe. Yesu ajya amenya icyo uhagazemo. Oh, haleluya. Umuririmbyi warambwiye ngo humura, Yesu arabizi, Yesu wacu amenya byose. Haleluya. Humura mwene data wa mugabo we. Oh, Yesu arabizi. Kandi umuririmbyi yongeye kumbwira ngo Yesu amenyera kure ibyo nibwira. Uwo murwayi Yesu yamenyeye kuri ibyo atekereza. Yesu yamenyeye kuri uburwayi bwe. Yesu yamenyeye kure ingorane afitiye hariya ku kidendezi. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo Yesu yamaze kumubaza ayo magambo aramubwira ngo databuja Yesu, ngo ntabwo mfite umuntu wo kunterurana njugunyemo kuko njye nta mbaraga ngifite. Haleluya. Amina. Iyo ngiye guhaguruka ngo njyemo, abantu bafite imbaraga ku neza batangamo. Mu mibereho yawe byumvaga ijambo Yesu yumva kandi rifite agaciro, kandi wowe ribasha gutuma Yesu akora. Iryo jambo mu misengere yawe, shaka ijambo ryatuma Yesu akora imirimo ye nk'uko biri. Amaze iryo jambo nabyumva bimutere kugira gute, bimutere gukora Imana yacu yawe. Amina. Yesu akimara kumva ayo magambo, uwo murwayi yamusubije, yaramubwiye ati, umva, Mana yacu yawe icyubahiro, hambira uburiri bwawe utaha. Saha yarigeze, umunsi wari ugeze, saa n'umunota byari bigeze. Yesu aramubwira ngo yewe, hambira uburiri bwawe, hambira uburiri bwawe, hambira uburiri bwawe utahire. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Nuko rero mwene data, nshuti y'umusaraba, wumva ijambo ry'Imana muri iki gitondo, urumva neza uburyo uwo murwayi yararuhijwe, yararembye, uburyo uwo murwayi yari afite ikibazo,
hariko igihe kiragira Yesu ageze amukorera ibitangaza, amukorera imirimo n'ibitangaza. Hariko iyo turebye neza tugasomera ijambo, uwo murwayi yaragiye ngo ageze mu rusengero atangira kubona, yatangira kwiyumva yumva afite imbaraga, aratangira gushima. Abari baraho baramubaza atari ku bundi. Haleluya! Ninde muntu wagukijije? Yitegereje atekereje ngo kubera ko hari abantu benshi ntabwo yabashije kumenya uwamukijije. Abantu benshi Yesu ajya bakorera ibitangaza ntibamenye uwo bakorera ibitangaza uwo ari we. Abakamenya uwo mwanya cyangwa se bagashima uwo mwanya, bagatekereza mu kanya, bakabiha imbaraga mu kanya, ariko hashira iminsi bakibagirwa. Mwene data, irinde kwibagirwa, irinde kwibagirwa ibyo Yesu yagukoreye, irinde kwibagirwa ibyo Yesu yagukoreye aka kanya, irinde kwibagirwa, ahubwo uzirikane uwagukoreye imirimo n'ibitangaza uwo ari we. Nuko iyo dusomye hepfo, Imana yacu itugirire neza cyane. Nuko ijambo ry'Imana, Yesu nawe akomeza gukora urugendo rwe. Ageze ahandi muri rwa rusengero, asanga wa muntu yakijije arimo ahimbaza, arimo asimbuka, arimo agira gukora ibintu bimunezeje kubera ko yari yakize. Begenzi be baramubaza gatari ku bundi, wowe ninde muntu wagukijije? Amuyobewe. Yesu aramureba aramwitegereza, amubwiye ijambo rikomeye, ngira ngo bari ryo nsorezaho bene data. Nababwiye ngo ntabwo ntinda. Yaramubwiye ngo genda ntuzongere gukora icyaha ukundi. Iyo ukomeze hepfo ntabwo twageze mu gusoma kwacu, ariko niko ijambo ry'Imana rivuga. Yaramubwiye ngo genda ntuzongere gukora icyaha ukundi. Reka mbabwira bene data, duhinduye gatoya muri iri jambo, nshuti z'umusaraba, uburwayi bwo ni bwinshi. Uburwayi bwo ni bwinshi. Birashoboka yuko waba warabaswe n'uburwayi bw'ubusinzi cyangwa ubusambanyi. Birashoboka yuko waba urwaye indwara udashobora gukizwa n'umubyeyi wawe cyangwa n'umwana wawe cyangwa n'umugabo wawe cyangwa n'umugore wawe. Ukaba warabaswe n'ibintu bidafite umumaro, inzangano, amagambo, gutekereza byinshi, ibintu bintu bidafite umumaro, ibyo utekereza bidafite iyo biva n'iyo bita, akagambane. Ariko ibyo byose Yesu ahageze, Yesu aguhagaze imbere, barakusanye kubw'ubwo burwayi bw'ibyo bintu, bagutereka ku ibaraza. Imana yacu idutabare. Bagutereka ku ibaraza, wararembye ubiremberamo kuko bimaze bw'igihe. Imana idutabare cyane. Ariko Yesu ahageze, umurwayi arakira. Imana idutabare. Nawe urashaka gukira? Nawe urashaka gukira? Nta magambo menshi y'ubabwire data, ariko ijambo mfite ni ijambo rivuga ngo urashaka gukira. Niyo mpamvu buri muntu wese yakitekerezaho, akareba muri iyi minsi, akareba muri iki gihe. Umuririmbyi we yarambwiye ngo byose byaravuzwe, hasigaye impanda. Ese impanda ivuze mwene data, wagendana na Yesu? Ese impanda ivuze mwene data, wasanga warakoze ibyo gukiranuka?
Imana ivuze mwene data wasanga waragenze neza imbere y'Imana, ariko nyamara ikidendezi kiri imbere z'amaso yawe, kiri imbere yawe. Hari iminsi myinshi ishize abantu batabasha kugera mu nsengero ngo babashe kuvuga ngo data mbabarira, ariko burya iyo duhinduye tukorera kure tugatekereza kure, dusanga izi nsengero nta adresse buri muntu wese abarizwamo, ariko urusengero nyarusengero ni imitima yacu iri muri twe. Mana yacu nitugirira cyane, iyo mitima yacu ihagazite imbere y'Imana. Abo ntitwabonye insengero zikinzwe tugatekereza ngo ntacyo bitwaye tugakora ibyo tubonye, ariko mwene data ndagusaba nanjye nisabira, nimureke tugaruke ku isoko. Ubwira niba uri kumwe n'umudamu wawe, niba uri kumwe n'umukobwa wawe cyangwa umuhungu wawe, genda mugiraho mwiherera mubwire Imana ibyanyu. Mana yacu yiteguye kugutabara, Mana yacu yiteguye kukugirira neza. Bene data nimuze tuve mu ngabano, tuve mu bidafite umumaro, kandi tumenye ngo niba Yesu adukoreye ikintu cyiza cy'umumaro akatubara ibyaha akadukura ahantu abidutabashaga kwikura, tumenye ngo ni Yesu ubikoze, tuzasubira kuko Yesu yaramubwiye ngo genda ntuzongere gukora icyaha ukundi. Imana yacu idutabare. Bene data tugiye gusengera ijambo ry'Imana, nyuma yaho turasengera abumva batekereza ngo twaracumuye ntitwashyira ubwiza bw'Imana, ariko Yesu atugeze imbere twemeye gucishwa bugufi. Bene data mu nyumva mumenye ko ibyo tubikora nta kibazo. Niba ari n'abarwayi bahari turaza kubasengera Imana kugira ngo Imana ibafashe, ariko nyirizina uburwayi buruhije, uburwayi bugoranye n'uburwayi bw'imitima, reka tubanze tubukureho, reka tubanze dukureho uburwayi bwo mu mitima, ibya bindi bidafite umumaro. Nitumara kubikuraho dusaba Imana yacu imbaraga yo kubasha kwihanganira ibitugerageza cyangwa ibitugora cyangwa ibitubuza amahoro, kugira ngo Imana yacu iduhe imbaraga, amaze buri muntu wese ahagarare atarigwa n'ubwenge bwa Satani. Ntabwo uzavuga ngo ntiwumvise, ntabwo uzavuga ngo insengero zarafunzwe. Niba utumva ayi radiyo bashyira mu indirimbo z'Imana bagacuranga, kandi izo ndirimbo z'Imana hari icyo zikubwira, hari icyo zigutekerezaho, hari icyo buri muntu wese azumvaho. Niyo mpamvu ntabwo uzavuga ngo ntiwumvise. Naga kanya wumvise kwiri jambo tuvuze ngo mbese urashaka gukira. Niba ubishaka reka dusenge Imana kugira ngo Imana yacu ishyigikire neza ijambo ryayo. Nyagasani Imana data twese uri mu ijuru, Uwiteka wabereye maso ubugingo bwacu, wowe udukinga ntihagire ukingura, wowe ukingura ntihagire ukinga. Haleluya. Mu gitondo cy'uno munsi turagusera tugusaba kugira ngo ijambo ryawe risiga amavuta, ijambo ryawe urisiga amavuta kugira ngo abaryumva ribashe kugira aho ribakura n'aho ribageza. Duhagarika Satani waza kwicamo igikuba abasha gutuma ubwoko bwawe bwo hirya no hino butabaza kumva ijambo ryawe. Abantu bawe bahagarare bataregwa n'uburiganya bw'umwanzi Satani. Turabasengeye Imana, turabasengeye Imana mu izina rya Yesu. Iri jambo ryawe wavuze neza ngo ijambo ryawe ni inkota ikebera mu byawe. Ni ijambo ryawe ryinjira rigahinguranya, niryinjira mu bagabo, niryinjira mu babyeyi, niryinjira mu basore n'abakobwa, rigira aho ribakura n'aho ribageza, rigira aho